uzakanda subscribe, uzaba hari icyo ukoze, uzawushigikira ubutumwa bw'iwacu. Haleluya. Mbere yuko ntangira ndasaba korali umvira ijwi ntihaguruke, mushyire amaboko hejuru, ariko perezida wanyu aze hano hafi yanjye. Umva nawe hari umuterankunga nawe naze hano hafi. Mwandi bakakubwira ko inshuti nziza igusiga n'inshuti. Imbere hano hari impamvu bageze Musanze, ariko hano ni kure ntabwo bakwiye kuza. Haleluya. Amen. Ndagusaba perezida wa korali. Yego. Byaba byose ntabwo mwaririmba kuriya mudafite intego. Yego. Niyo ntego muri uyu mwaka. Dufite intego. Ndagusaba intego yo muri uyu mwaka. Amen. Amen. Mfite abantu bankurikirana kuri YouTube benshi, abo bose ndi kubahamagara muze mufashe gukora umurimo. Niba muzi ko Imana mwemera ko yakoreye ibitangaza, bajya banyita ngo ni batayashaje. Nimuze mufashe gukora umurimo. Nzajya za telefone 0787 muze dukora umurimo. Murakoze. Ayiwe gushaka Yesu, abantu benshi baravuga bakumva ko ari ibintu byoroshye, ariko gushaka Yesu tujya tumubonera ahantu hatandukanye. Haleluya. Nababwiriza ukuri, Zakayo we kuko mwabiririmbye, Zakayo yamubonye yuriye igiti, arurira ari gushaka Yesu. Yaramubonye ntiyamubonye? Haleluya. Yuriye igiti, yarasanzwe afite ubugufi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo yari bugufi, adashobora kwisumbukuruza ngo arebe hakurya abantu bangana nk'uko mungana. Yigira inama yo kurira igiti, amaze kurira igiti Yesu arareba. Ariko Yesu ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu atareba uburebure cyangwa uburanga, ahubwo Yesu areba mu mutima, abona hari umuntu ukeneye kumumenya, aravuga ati uruka ndarari wawe. Haleluya. Reka nzababwire, Mose we yamuboneye mu gihuru cy'ikwaka, abonera Yesu n'umuriro. Nibyo sibyo? Arareba abona igihuru cy'ikwaka, ngo ariko aracyitegereza cyane, yitegereza icyo gihuru, ashaka kumenya iby'icyo gihuru. Yumva ijwi riramubwiye ngo kwatura inkweto zawe, kuko aho uhagaze hamaze guhinduka heza. Yaramubonye ntiyaramubonye? Haleluya. Aze mbabwire, Aburahamu agiye kumva yuko abashyitsi baraje, abwira umugore ati nubwo nta mwana tugira, dukorane umugisha kuri abashyitsi. Nubwo igihugu cyacu gifite ibyaha byinshi, nubwo igihugu cyacu kigowe, abagabo bajya barongora abandi bagabo, abagore bakarongora bakajyamana n'abandi bagore, dukorane umugisha kuri aba bashyitsi, tubakire neza, tubajyamishe neza, abakobwa bacu babaraze, wenda Imana yazaduhera. Haleluya. Amen. Byabaye kuri Aburahamu na Sara, murabizi? Murabizi? Yesu yaramubonye ntiyaramubonye? Yaramubonye. Yohana ni mu nzu y'imbohe zirifunguye, ngo Yohana agiye kubona yibona hanze, yarabonye Yesu ntiyabonye Yesu? Yaramubonye. Cyanone Yesu dusigaye tumushakira muri korali, tukajya muri korali ngo wenda Yesu azatugirira neza. Abantu benshi bakagenda mu kivunge, ariko njyewe ushaka kureba Yesu ukagenda nitonze. Muri iki gihe turimo, abantu benshi bayobewe Yesu ari, abantu benshi barara bagenda amajoro, abantu bamaze kureba ibyo Yesu ari, kandi Yesu ari mu ruhande rwacu. Haleluya. Haleluya. Abantu bagomba gushaka inzira yo kumenya Imana. Umunsi umwe nagerageje gushaka Imana, narabaze mbona imyaka 40 irageze nta mwana mfite. Ndavuga ngo ngiye gushaka Imana mu buryo budasanzwe, ndavuga ngo ngiye kubwira Imana ko byanangiranye. Haleluya. Nabonye Imana mfite imyaka 45 kandi ntegereje n'undi kubera Imana.
bagira 10 barashaje ngenda byari inshuro 19 ariko rero wasanga wasimbuka nasimbuka kubera Imana Mana yari ko nzayikorera nanjye ndavuga ngo ngiye gushaka Imana mu buryo bwose iyo kuyishakisha hose ndayishakira mu gusenga ishakira mu gukunda abantu ishakira mu kugemurira abantu kwa muganga ishakira muri korali ibyo byose ndabikora narayibonye sinayibonye warayibonye haleluya amen turi kumviriza neza buri wese agomba gushaka Imana mu buryo budasanzwe iyo turimo n'ibihe bigoye buri wese agomba gushaka Yesu ahari mushake abantu babiri basengaga batumvikana ndi kurangiza n'agatekerezo abantu babiri basengaga batumvikana reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riti babwira agatekerezo ko abantu babiri basengaga batumvikana kandi tumaze gusobanukirwa neza ko Imana tugomba kwishakira mu bandi bantu bagenzi bacu umunsi uzashwana na mugenzi wawe utakaje Imana utakaje marayika abantu bashaka kujya muri korali badashaka kumvikana n'abandi kandi Imana bawicaranye n'Imana itangiriro 36 Yohana 12 reba muri Yohana 12 murongo wa 21 turageza ku murongo wa 23 Yohana 12 murongo wa 21 turageza 23 Adusome basanga Filipo Betsaida Galileya aramwinginga bati mutware turashaka kureba Yesu Filipo araza abibwira Andereya na Filipo nabo baraza abibwira Yesu arabasubiza ati igihe kirasohoye umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwe amagambo y'Imana abantu babiri babanaga batumvikana umwe aravuga ati mfite ikibazo ngiye gusenga n'undi aravuga ati mfite ikibazo ngiye gusenga umwe asengera mu rusengero hagati undi afata irenge kwabo ndarara muri biro ariko umwe ntiyamenya ko undi ari gusenga ariko bose bari mu rusengero rumwe arasenga umwe afata irenge iminsi 2 n'undi afata irenge iminsi 2 ariko yari asanzwe azi neza ko hari umuntu batumvikana mu rugo rusengero arasenga habaye saa 6 z'ijoro Imana ibwira umwe wagenda hanze ndakwereka haleluya ageze hanze ari uko anyuze kuri mugenzi we wasengeraga mu rusengero muri sare ageze hanze abwira Imana ati Imana mbonye ibintu bibi mbonye umuntu ntumvikana nawe ndabigenza gute Imana iramubwira ngo subira mu rusengero ageze mu rusengero atangira kumva amasengesho yose yasenze apfuye ubusa kuko abonye umwanzi we Imana iramubwira ngo ibyifuzo byawe ndabisubije ariko nawe turanye uramuzi afite ibyifuzo 3 icyo ukeka gisengere na mugenzi wawe ariko Imana imubwira reka mbabwire igitangaje mugenzi we yagiraga ijisho rimwe haleluya umugenzi umwe w'umunyamasengesho yagiraga ijisho rimwe ntanzagira yagiraga ijisho rimwe afite inzu wa wundi wasengaga nta nzu yagiraga niyo yasengeraga arangije aragenda arasenga abwira Imana tumva rero niba ari ikigeragezo umpaye n'ibyo nasengeye byose ntibishake birorere yavuye n'ijisho rimwe wa Mana we mukuremo n'irisigaye mwabyumvise
ariko mugenzi we wasenze arabwira Imana tuva rero Mana nubwo anyanga ntanze agira nubwo anyanga afite ikibazo muherezi Imana irangije umwe ngo genda ndagusubije ariko ibwira mugenzi ati genda umunsi uzamenya gusenga uzagaruke ninde wababwiye ko mudasenga Imana yo mu ijuru atazi akanga umuntu azi bazaja mu ijuru ninde wabibabwiye ninde wigeze kutuja mu rusengero pasiteri akamwigisha ngo uzakunda Imana yawe wanga abantu ninde wabyize uretse ibyo twiremeye ndi kugana ku musozi nimukundane mukora ibyiza niho muzemerwa nimukora ibibi ntimuzemerwa haleluya abarwayi barumu nibasenge bakire nimukora ibyiza Imana izabakiza ababuze abana nibasenge Imana izabaha abana kandi Imana itugirira neza kuko tutakoze neza kuko n'ibyo yavuze ikabigenza neza ariko nyuma yaho nawe wakwirana bavuga uti Imana nanjye nahindukiye narangije nidufashe umwanzuro wo guhindukira nidufashe umwanzuro wo kumva yakizwa nidufashe umwanzuro wo kumva yasenga nidufashe umwanzuro wo kumva yajya muri korali ushobora kuba utarabihaga agaciro ariko uyu munsi ubihaye agaciro ushobora kuba utabyitaho ariko uyu munsi ubyitayeho aho urishyira ikibanza cyawe hejuru bagenzi Imana ntibandikanwa abantu benshi bakorera Imana bagakorera n'ibigirwamana Imana ntihaniraho nyamara Imana ije ibahana abasiramu bakunda kuvuga ngo batangira gushakira iminsi nyamara abo bantu bakorera Imana bagakorera n'ibigirwamana batangira gushakira iminsi shyira ikibanza cyawe hejuru gusenga shiraga hejuru kubarukira Imana guhinduka rwose shaka guhinduka rwose ashigaze hejuru musengere Imana imubone shokora ego ugasanga umuntu yakurikiye Imana ariko ni umusinzi ugasanga umuntu ni umuririmbi ariko ni umusambanyi Imana ntiyemera ibyo bintu ndagira ngo babwize ukuri uretse kuvuga shyira n'abawe bagapfa tukiri mu isi tukabibona bakunze kuvuga ngo nta myaka ijana utihanye ngo ureke nta myaka ijana tugiye gusenga fata umwanzuro ababyeyi fata umwanzuro bagenzi Imana ndoyoti ibyo nkora byose werekane uko mbikoze ntibatukona Imana yomenye ibyo nkora byose werekane uko mbikoze Mana turagushimye Mana turaguhimbaje ugira neza mu gace bukira izina ryawe rihimbaze tumuhaye agaciro turongeye tuributsa neza kuri Imana hano muri iri soko tuzamura idarapo ryawe tumuhaye agaciro mu byo tuvuze mu byo twumviye aha habonetse abafata umwanzuro habonetse abavuga ati rwose turahindukiye yemerera tubasengere yemerera tubasabire imbaraga yemerera tubasabire gufata umwanzuro by'ukuri Mana turagushimye kuko wemeye ko haboneka intama zawe buri wese mu itorero abuwejejwe buri wese mu itorero abukijijwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro yemerera dusengere abarwayi bari muri iri teraniro yemerera dusengere urubyaro Mana babuze abana yemerera dusengere Mwami wanjye abafite ibibazo biri gutatana muri iyi minsi Mana turasenze kora igitangaza icyatumye abantu bawe baboneka bahereza umugisha icyatumye abantu bawe baza kumva ijambo bagirire neza kiza abantu bawe abantu benshi barwaye indwara y'imivuduko bakize kandi ijambo ryawe riratubwira ngo
Mana duhagurukije umusozi w'abantu mwami wanjye batagira abana turasenze cyane turaguhamagaye nk'Imana kiza abantu bawe kandi urakora abantu bawe urakoze Mana urakoze kukugira neza urakoze kukuri umukozi w'umuhanga urakoze mwami wanjye kuko rwose hari abamaze gufata umwanzuro kuko rwose hari abakugarukiye urakoze kuko ushobora byose mu izina ryawe Yesu. Amashyi menshi cyane arakoze umushakazi w'Imana. Ndakeka ko buri muntu wese yumvisha ijambo ry'Imana n'ibitagaza Imana ikora, bityo rero buri muntu wese afite umwanzuro aho ari. Haleluya, haleluya. Gahunda rero igezweho cyane ni iy'amakorali. Korali bongere bagaruke bahimbaza Imana, korali bongere bahimbaza Imana, ariko bereza agaciro n'amavuta. Korali bo orosha gatorero amate
Zikurinda
icyo ntabwo ndi kubyumva neza. zakayururuka Zakayo narari mawe, ururuka Zakayo narari mawe, ururuka Zakayo narari mawe. Yeah.
ntabwo wirengagiza abababaye mana we ndagushimira ndabonye ineza yawe mana we ndagushimira ndabonye ineza yawe mana we ndagushimira ndabonye ineza yawe uri nyir'impuhwe ntabwo wirengagiza abababaye mana we uri nyir'impuhwe ntabwo wirengagiza abababaye mana we uri nyir'impuhwe ntabwo wirengagiza abababaye mana we uri nyir'impuhwe ntabwo wirengagiza abababaye mana we. Haleluya! Ushaka indirimbo zacu jakwita ubuceri barikamo tone semani zabaye urazihasanga ni nyinshi cyane. Haleluya! cyangwa uje kuri isahayimana TV naho zirahari. Murakoze.